Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV. Nkuko mumaze kubimenyera rero, uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibiganiro, inkuru n'imikino biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twifuje kubagerera ahantu hitwa ku Muvumba. Umuvumba ni umugezi ugabanya u Rwanda na Uganda. Ahangaha Umuvumba uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi rero twifuje kugera ku Muvumba tukareba ibikorwa bihakorerwa ndetse tukagira n'ibyo tuhamenya. Wibuke ubanze rero ukore subscribe ku YouTube channel yacu Impano Yawe TV kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu bambere. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro, mukurikire video yose. Ndabizi mufite amatsiko, mwatangiye mureba abana boga, abavoma n'abandi batandukanye. Tubahaye ikaze rero mukurikirane video yose, murebe ibikorerwa ku Muvumba. Tubibutse ko wari ubukerarugendo tuba turimo. Tuzabagerera n'ahandi hatandukanye nko ku Kagera, tubereke uko Akagera kameze ndetse tubereke n'imisozi ya Tanzania. Nkuko mureba imisozi iri hakurya aho ngaho ari imisozi ya Uganda. Tuzagenda tubereke rero n'imisozi ya Tanzania ndetse tubereke Pariki Nationale y'Akagera n'ahandi hagiye hatandukanye, kugira ngo murusheho kugenda mumenya u Rwanda uko ruteye cyangwa se uko rungana n'ibyiza birutatse. Tubahaye ikaze rero mukurikire video yose. Icyo mureba ni ikigega, ikigega kiba kirimo amazi atwarwa mu butapu. Aya ngaya tuvoma. Imirenge yegereye Umuvumba cyane cyane Matimba, Musheri, Rwimiyaga n'indi mirenge yegereye Umuvumba niho bagenda bakura amazi. Iyo misozi mureba hakurya y'amazi, iyo misozi ihereye mu gihugu cya Uganda. Aho mureba abantu babiri bava kuvoma, aho bahereye Uganda. Niyo misozi iherereye Uganda. Mu kiganiro twajyanye n'uwo mwana Emile ndetse n'uyu mugenzi we bari kumwe witwa François, batutangarije ko hari kirazira zibaranga hano kuri uyu Muvumba. Tukaba dusanzwe tuzi neza ko ubundi usibye piscine yemerewe kogwamo, ubundi imigezi n'ibiyaga ntibyemerewe kogwamo.
ibyo ni ibintu bigomba kuba bizwi na buri muturarwanda wese cyangwa se buri muntu wese. Imigezi ubundi ntiyemerewe kogwamo keretse pisine. Ikindi twababwira kitemerewe ku imigezi, imigezi ihana imbibi n'ibihugu by'abaturanyi ntabwo twemerewe kuyambukiranya. Ntabwo twemerewe kuyambukiranya kuko ntibyemewe. Tuba tugomba kunyura ku mipaka yabugenewe, ugatanga ibyangombwa byawe ukemererwa kwambuka. cyane rero ndababonye rwose muri abana muzi ko ngiye kubabaza wenda nk'utubazo tubiri turebana n'uyu mugezi w'umuvumba. Uyu muvumba mwambwira ibintu bibujijwe kuba byakorerwa muri uyu mugezi? Turabizi